Reka ngusuze kandi mwifurize ikaze ukurikiye Primo Media Rwanda muri aka kanya. Nitwa Ndayisenga Clement. Mu minsi ishize kuva mu mpera z'ukwezi kwa Kamena kugera ku itariki 10 Nyakanga umwaka wa 2026 hari igikorwa mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho ibigo 76 byitabye kugira ngo bisobanure amakosa yagiye akorwa n'ibyo bigo nk'uko byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta mwaka wa 2024-2025. Ibyo bigo byose rero bikaba byaritabye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo w'abaturage. Hano bari leta ariko njye mvuga abaturage kuko uwo mutungo n'ubundi n'imisoro y'abanyarwanda. Ibigo byinshi byaritabye ariko se n'icyo abantu bakuramo muri rusange mu nkuru nyinshi twagiye twumva, izo twavuze n'izo tutavuzeho mu masomo abantu bagomba kwigira muri uko kubariza mu ruhame bino bigo, kuko hari ibisubizo byagiye bitangwa abantu bamwe bakagwa mu kantu bakibaza 2026 umuntu aracyasubiza bino bintu. Ese icyizere ko ibintu byazagenda neza umutungo wa leta wo turavuga ko cyangwa umutungo w'abaturage mwaka w'ingengo y'imari 2026-2027 ni miliyari 7.7 z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko se ayo mafaranga ubwayo uyarebye n'imikoreshereze yayo mafaranga tuvuga biba bihagaze bite muri rusange? Ndi kumwe na Ntawigenera Alexis nawe yakurikiranye kino gikorwa muri rusange. Alexis, umeze neza? Weekend na amahoro? Meze neza, weekend nayisoje amahoro, bintu ni sawa. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mbese urebye ndimo ndayisozera neza pe, nta kibazo. Ahubwo nangeze ngo ugiye kumbaza ngo nawe barakubajije cyangwa wowe wasubije iki? Ubaye ubazwa ubona hari icyo wakora kirenze icyo abandi bakora? Reka nkubwize ukuri rero. Uretse ko gukurikira birantu byo muri park buri guseka gusa, kuko ureba ikintu umuntu asubije ukavuga se ari kugisubiza abantu b'abanyabwenge cyangwa zikarabaswa bari kumubaza. Barakubaza kwititabire park ngo nahoye na ambutiyaje ko mudatunga frigo ngo harani mu cyaro ngo twabonye atari ngombwa. Imagine ariko urumva muri psychology inyoko muntu iteka ngo ikemura ibibazo ibishyira ku bandi. Ubone burango umuntu we ubwe ku giti cye ntagira ikosa ntagira icyaha. Abadepite barabajije wa karakare nkunda kwitiranya na Nyabihudi na Nyaruguru Burera. Wari inzu yawe wayubaka kurya cyane wa mugani karema byibye yayubaka kuri ye nyine wa mugani ari urugo rwawe uri kujyana yayubaka kuri ya namba wawe good ari urugo rwawe uri kujyana mu firigo uziki izagufasha wavuga ngo gukora ko ntuye mu cyaro ndabona firigo atari ngombwa. Bira bitaro by'iwacu byarantengushye cyane. Ntabwo ari Alex turi kumwe gusa, ndi kumwe na Karinijabo Yohani w'Imana. Na amahoro? Na iki gihe buri gihe kigira amahoro yacyo. Akarere nakaburera kurera niho byavuye nkavuga ngo Rwamagana ariko nyine twabifashe duri. Yego yego ibyo bya pake sinzi se hari igihe umuntu asubiza ukajyana nk'umukomediye wari inzu yawe wayubaka kuri ngo ntabwo hari ngo twebwe turi abaturage bo mu cyaro ntabwo dukeneye firigo. Yego narakurikiranyemo gakeya nabonye na RSSB ngo hari ibyombo ubwo ni bino ibikoresho byarenga miliyari 1.5 yaguriye hoteli itarayubaka. Kagurira ibyombo hoteli itarubaka. None se twabonye se abishyuye engineer batarabona ikibanza. Byatangire ngo bishyuye ngo avance batarabona ikibanza. Aho nubundi ngira ngo ku munsi wa mbere nicyo kintu twahuye nacyo. Ku munsi wa mbere babaza abo muri Rwanda Housing Authority ngo twishyuye engineer tutarabona ikibanza. Ngo twishyuye avance yaho tugomba kubaka tutarabona ikibanza. Ari wowe ari mutu muri yenye mpita mbyibaza nyine ari ibyawe pe. Wavuga ngo mfasha amafaranga yaho usu umukomisiyoneri ati nubona akabanza uzatumukubita avance wabitinyuka se? Karinijabo, hari niki cyagutunguye? Natunguwe no kuba RBA itaritabye, ntungurwa no kuba REG itaritabye na wasake. Yego, kuko hari ibigo ubundi bikora direct ku buzima bw'abaturage. Nka REG iri mu bigo mu by'ukuri abantu birirwa bifatira ku gahanga muri iyi minsi. Nubi wacu umuriro wabuze
kubura muri cash power umuriro urimo ariko ntusohoka ngo ujye kandi ni quartier yose si urwa ngo n'urugo rwanjye cyangwa urw'umuturage ni quartier yose cash power umuriro iramarika ariko umuriro ntusohoka kudatumiza rege nibyo simbizi wenda uraza kumfasha umwire cyo bagenderaho batumiza ibigo ariko rege rwose iri mu bigo abantu bifatira kugahanga wasake reba muri iki gihe cy'izuba yego amazi ijerekani ngo iri kugura 800 igihumbi muri za Kanombe Busanza na Kigali muri Kigali wibaza ubwo none mu cyaro uko bimeze urumva none abonye yashyizeho gahunda yo gusaranganya amazi mu mujyi wa Kigali irahari rwose mukamuzi ngo muri iyi minsi n'amazi muzabona nyine hari ikintu tujya tuvuga my friend amazi riguba wayishyuye n'umuriro uba wawishyuye mbere y'uko ukoresha n'amazi niho biri kugana aha none se ungenza ajya nishyura serivisi nurangiza unayimpe nabi mperutse kujya ahantu urumva ndi kumwe n'abaturage bo mu cyaro ubwo ni hano muri Kigali ariko nuko mbyita gutyo dukoresha komande hari ahantu kukabara ubona kameze nk'aho kari VIP muri Gikondo tumaze gukoresha komande twari turi kumwe n'umugabo utanywa udasoma ibisembuye abwira umuseriveri ati nzanira mucoma araza aramubwira ati dukeneye kurya ibi n'ibi ati biraboneka mu gihe kingana iki ati n'isaha ati no mbwira igihe bibonekera wipfa kumunsubiza nta logique ushyizemo ati ko ntabwo njya ndenza n'umunota umwe ku isaha wampaye ati ko namaze kwisobanukirwa ko mfite amafaranga yanjye ntushobora kuma service mbi ngo nkwemerere aramubwira ati mucoma ayo magambo nyasubiyemo yumva sindi bumare fante ebyiri ngewe ndanywa fante imwe muri icyo gihe cy'isaha ubwo aba bavandimwe bo bari kwisomera banatera igiparo mucoma ati n'isaha imwe yewe atoka ati genda isaha imwe yarenzeho umunota umwe twahagurutse twagiye ubundi uwo niwe munange mba nkeneye ubundi ubwabyo bakenewe abantu babakosora rimwe na rimwe kandi ubwo mucoma yaramubwiye ati ubisigarane wabirya wabijugunya nibikureba abihundi sasa abafite amahirwe buriya ya kabiri nicyo cyiza nibyo rero hanyuma umuntu akareba ibi byabaye noneho ubwo uwo nuwikorera ibaze umutungo w'abaturage nk'uko utangiye ubivuga abo bantu bari kwirirwa bawukiniramo harimo leta iyo bavuze ngo leta ngo umutungo wa leta nge nshyiramo abaturage umutungo w'abaturage abantu bari kwirirwa bawukiniramo bambaye amakositime n'amakaravati ari abaturage baburaye nanze kwita abakora kambutiyaje komeza kwima Akaneza yaravuze ati ibigenderwaho kurumva n'ibigo 76 byitabye ubwabyo nyine n'ibigo bikeya n'ibigo biba byaragaragayemo amakosa ubwo ngubwo akabije yagaragajwe na raporo umugenzuzi w'imari ya leta ariko nanone amakosa ibigo byinshi bigenda bigaruka nubwo ngo hari bigaragaza kwikosoramo gake urumva ibyo bigo 76 ubaze uturere twatwo ni 30 niyo washyiraho ibindi bigo bishamikiye kuri leta ubaze ibitaro n'ibigondera buzima uko bingana mu gihugu ibitaro n'ibigondera buzima byo biri hafi 600 ubwabyo ibigo bya leta byose ntabwo byakwitaba ubwo hitaba nyine bimwe byananiranye cyane kurusha ibindi nubwo hari n'ibyo ubona bisa nk'ibikingirwa ikibaba cyangwa se bakavuga bati reka turebe wenda umwenda w'imbere tuzagera hande tumesera ariko n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka burakiri mu bigo bitanga serivisi mbi mu Rwanda cyane ariko noneho n'ibyo ngibyo byaje turebe ngo ibyo byitabye 76 muri rusange inkuru bisize imusozi ku buryo umunyarwanda yavuga ngo umutungo we yumva niba turi kuvuga imwaka w'ingengo y'imari miliyari 7 n'ibice 7 zigiye gukoreshwa izo uzikubye muri amafaranga y'amahanga niba zigiye gukoreshwa se ubwo mwaka utaha tuzagaruka mu 2028 tuvuga ngo raporo mu mugenzuzi w'imari ya leta ngo yagaragaje ko ngo amafaranga ya naya ngo yakoreshejwe nabi byandika n'ijabo na Alex mwibazaga muti umuntu akoresha amafaranga nabi gute noneho n'uburyo ki ibitubona ubwabyo ahubwo ura nagatonyanga mu nyanja ubwabyo kubera yuko nibyo bigo 76 iyo byitabye birabikorwa bakosora bisobanuraho ntabwo ari byo bagombaga gukora muri uwo mwaka w'ingengo y'imari byonyine kuko ushobora gusanga mu karere cyangwa se mu mujyi wa Kigali niba twarabonye ururimi rugobwa ku gusobanura ibya ya modoka ati irakora neza ko nta yindi yo kwigereranya nayo ihari ariko ushobora kuza ugasanga baragombaga gukora nk'ibikorwa 20 ibikorwa 20 bagomba gukora muri uwo mwaka w'ingengo y'imari kandi umugenzuzi w'imari ya leta ntabwo yazarengo bya mishinga 20 mwagombaga gukora yose ashobora gukora mu mishinga 3
agafatamo impagararizi y'imishinga 3 muri yandi 20. Iyo mishinga 3 muri 20 ashobora gusanga iyo ngiyi 3 iri mu yo mwakoze neza, indi 17 isigaye ari ryandi bitangwa gahoma munwa, ariko ntiyayirebyemo. Erega Clement, iki komeza kuba gahoma munwa ni kimwe wenda ndaza kureba neza nanone ndebe ibigo byitabye kabiri kuri inshuro byitabye n'umwaka ushize, ariko se ni iki nyine bigira muri ibyo bintu byo wenda byavuye muri park. Ibimwe mu bigaragazwa biba bigize icyaha, sibyo? Ariko sinzi niba ari njye ukurikira gake, sindabona umuntu wavuye muri park akabiryozwa. Kuko hari ibintu wumva ukumva n'umuntu uri kubisobanura atagakwiye guhaguruka aho hantu. Hari abakurikiranwa nyuma nubwo bitaragera ku gipimo cyifuzwa. Urumva umuntu akaza akavuga ibintu umwaka ushize, uyu mwaka akaza akavuga ibindi, nkura nk'uwo muri rege umwaka utaha nibamuhamagara azaza avuge nk'ibyo ubushize. Oya wivunika, urugero rwa hafi nuko Minagiri ibyo yavuze umwaka ushize yitabye pake bya ya mafi y'inyamagabe na nungu yaraje garuka nanone irongerera beshya kabiri mu myaka ikurikirana. Nta kintu nakimwe wakosoye. Kandi turi muri raporo ya 2024-2025, umwaka ushize bari muri raporo ya 2023-2024. Umuntu araje abeshya muri raporo z'imyaka 2 ikurikirana. Rwose uzoshobora no kuzasanga mu mwaka wa 2025-2026 hazagarukamo nanone icyo kibazo n'ubundi bavuga ibisa nk'ibyo bavugaga 2023-2024. None ibintu bikagenda gutyo nkaho nta cyabaye, nta kibazo. Tuzagenda tubabwire gutya, ni tubabwira gutya tuzaba tubarangije, ati Imana izadufasha uriya munsi uzire gusa tuhatambuke batubaze birangire. Wa mugani wawe umuntu ajya muri parke yasize agahene k'umushishe bagashishuye, ubundi akavamo akavuga uti ndabahamije reka nigende. Alex, ku kijyanye no gukurikiranwa hari igihe tudahita tubibona mu buryo buri direct, kuko nk'uko bivuze hari ibintu umuntu asubiza ukumva ubundi ribu yakaba iri hafi aho. Hari ibintu umuntu avuga hari igihe wumva n'ibibando bibaye bishoboka. Hakiri perezida wayo yakiri Nkusi Juvenal, wabonaga we yarakaye ku buryo yashoboraga no guhaguruka ukabona yanacyatagura. Kuko ryo umuntu umva ari kuvuga ubusa. Umuntu yari afite gahunda yo kwitaba park azi n'isaha, arangije ngo yahuye na mbutiyaje, kandi hari abandi bavaho bahageze. Ubwo bari bagize umuhanda wo mu kirere ahari. Uhe ko nta muhanda nyine ni bya bisobanuro bidafuti. N'ubu wasobanura gute akarere ka Rulindo kuntu kasabwe kuzuza amabwiriza y'isuku kwibagiro kagahitamo kurifunga burundu? Hoye bavugaga ngo ni inzu icuruza inyama, batangiye batanumvikana ku gisobanuro cy'ibagiro cy'inyito. Uko kibazo uburyo abadepite batazi gutandukanya ibagiro n'inzu icuruza na boucherie. Abantu numwe namwe bazababwira ngo bakaze inzego ubuziranenge bongera isuku, wisemo gufunga. Aba bantu rimwe bazatubwira ko muri boucherie bacururiza amatiyo, bazayitiranya na kenkayeri cyane rwose. Rimwe wazabyuka avuga ko Nyabihu umukozi yamaze imyaka 15 iminsi 5130 atarabona gahimbaza musiki nako mission, ariko nayo urumva mission wenda ibyo byo nabibonye n'ahandi mu myaka 15. Ubundi mission itegeko rivuga ko ugomba kwihabwa mbere, kuko n'amafaranga aragufasha. Nta mafaranga agufasha muri mission nyine ugiyemo, ntabwo ari igihembo cya mission cyaho. Ukibaza imyaka 15 Alex, harya mission muri Ruhango nabyo ntibyabaye ngo nyuma y'amezi 15 akaba ari bwayihabwa. None ibibaza imyaka 15 umwana niba umugabo yari afite umugore utwite, umwana ubu ngubu wiga mu wa 4 secondaire aribwo abonye agahimbaza musiki ibikorwa yakoraga icyo gihe umubyeyi atwite. Mu kwisobanura ngo twasanze ngo gitifu ngo yaragikoze ngo za misiyo nyinshi, ariko urumva hari yatangaga bakavuga ati banza harimo gutubura. Urumva kibaza ubugenzuzi bwamaze imyaka 15. None se ubundi kuva 2011 ni amafaranga yese abatanga. Erega ara yawe wagira impiri mu mufuka. Buretse gato urumva amafaranga yo gutanga kuri misiyo yabuze, sibyo? Ntibayemo imyaka 15 irashize, bamuhangana nayo bagomba kuma mu 11. Urumva ni igihombo bireke Karije yaravuze ngo ubundi ngo na amafaranga aba yabuze, ariko baza ku inspector ku kiraro kababwira ikiraro
kiriho nk'umufuka umwe wa sima Eh. n'ingorofani ni yanzu nyine yanzu bavuze ati yabaye ari yawe wayubaka ahubwo bagakurikirana gitifu w'akagari watemye ibiti 3 byo gukora ikiraro akanafungwa kandi icyo kiraro ntabwo ari cyo azajya ntabwo ari cyo mu rugo nta kibazo noneho ugasanga ngo ayo mafaranga ngo miliyoni 15 ngo zakoze ngo kano kararo wabuzemo iki wabuzemo kwishyura misiyo ye wa muntu wagiye gutunganya wenda none se yamaze guca ingengo z'imari z'imyaka zingahe muri iyo myaka 15 ahubwo hasimburanya abayobozi b'uturere bangahe yabaye intwari niba waragenzuye ugasanga ko izo ordre de mission atanga yaragiye ku kazi kandi akagakora nubwo mvuga ngo yakoze akazi kenshi ahubwo mwagombye kuba mushimira ko yaranakoze n'akazi kenshi niyo se akajya kugakora muragira ngo umuntu adakora kugira ngo ataka misiyo nyine baragira ahubwo ntibamwohereza muri misiyo kugira batamuha amafaranga ariko mu myaka 15 iyo misiyo ifitiye reka nkwereke hari tuntu twagiraga nyine two kujya kuri tere ubwo ni ukujya gukora ubukangurambaga ku baturage kugira ngo ibi bajyeho ibintu byo kubyarira mu rugo babireke gukingiza abana ku gihe si inshuro 8 agomba gukingiza se yes ubu ngubu zabaye inshuro 8 ariko mbere zarenye ibintu bya NC bitabire kwisuzumisha indwara zitandura ukajyayo ukajya gukora iyo screening nimugoroba bakakwandikira misiyo none uzareka kohereza umuntu kujya gukora ubwo bukangurambaga kujya kubukora ngo ntabugemo ngo ntabwo yagakwiye ko yarabugemo ngo yabugemo inshuro nyinshi ngo turabona ngo birenze urugero ngo nkaho ibyo yagiye gukora noneho baranagenzuye basanga nibyo ariko bifata imyaka 15 kugira ngo yishyurwe yego noneho ukareba ibintu umuntu asubiza ukibaza ngo Alexis 2026 niyo umuntu aza agasubiza biriya bisubizo kuriya mu nteko turi mu gihe ngo cyo kwizirika umukanda bigiraho bigenewe nawe bitagenewe nibyo bita bigaragaza ko wenda hari abo kwizirika umukanda bireba nabo bitareba kubera erega Clement hari ikintu nyamvuga ngo gukoresha ubundi amafaranga atari ayawe no kujya mu kintu utazi ko nyine utakiyumvamo icyo ni icyambere twakoze ibiganiro hano bivuga kujya mu kazi no kujya ku kazi ni ibintu bibiri bitandukanye hari ukugeraho uvuga ati kanjye kurangiza umuhango ibyo bintu nabonye byaratangiye kugera muri secteur privé rwose urumva umuntu kanije batubwiraga wa commande oya mu mitangire service byo cyara mu mahoteli no tubari biracyagora nibyo rero nibyo ndi kukubwira nti umuntu ntabwo ajya mu kazi nyine abanze yisanisha na ka kazi yumve ko ari service agiye gutanga nyine ni ugomba kubikora nta wundi ahubwo agiye kurangiza umuhango niho randa azasanga nyine ari gukora izo raporo avuga ngo uyu munsi nagiye aha hari umuvandimwe dukunda kuganira ni umurezi ubu ngubu ngo bari muri raporo ngo z'igihembwe gishize bari gukora raporo vacances yaratangiye urumva bamaze icyumweru kimwe uyu munsi ni Sunday ndibaza umwaka w'amashuri nyine bisanzwe pani bizamini bya leta bitarimo ibyiciro runaka ubwo bari gukora raporo muri iki cyumweru iki turi gusoza ejo ngo bariyo nkibaza iyo raporo uri kujya kuyikora ni ikigaragaza ko akazi kawe utigeze ugakora uko bikwiye kuko yuza ko warakoze akazi uko bikwiye iyo raporo akagombye kuba waratanze birete ku munsi wo gutanga amanota na raporo y'irometa wenda kwa dosi cyangwa kwa dode cyangwa kwa head teacher urumva ibyo rero hari abantu bajya kugira ngereyo se ningereyo ndakora iki ubundi icyo nicyo cyo kwibaza ningerayo ndakora iki naje gukora iki ibyo nagombaga gukora byarangiye ariko nyine umuntu kubera ko nta amafaranga nta kibazo ya leta kandi noneho no muri parke ari muri misiyo buriya bavuga biriya kandi yaje mu kazi na misiyo yayo na misiyo babayisinye bose arava mu nteko adasinyishije ko yahageze amaze no kuvuga kuri yes aba yavuze kuriya yariganyije na isupana reka nohe kuvuga ngo yariganyije afite umuntu umaze imyaka 15 atarabona frais de mission kandi we yasinyishije ordre de mission ahubwo se ryarema niba ari kwa gatandatu byabaye ku munsi w'ejo ejo sibwo se bayirangije kwa gatanu kwa tariki 10 yego aha narangiza itavuga ngo kuwa mbere ejo kuwa mbere ati ajye kwa ko ntabura ati dore misiyo yanjye yarangiye konti yanjye niyi mu kwezi muri uko kwezi muzanshyire rwose bagomba kunyishyura amafaranga ya misiyo nakoze muri uko kwezi urumva icyo kintu kandi avuye kuvuga ko mu myaka 15 hari umuntu utaragize utarahawe ya mafaranga ya misiyo
hari ibintu bimwe umuntu asubiza rwose krema ukareba ukavuga utse uyu muntu niwe muyobozi dufite, noneho ukareba umucancuro niki atanga amasoko, hari amategeko n'amabwiriza bikurikizwa, hari amasoko anyura muri systeme. Warabibonye ngo batanze ngo amasoko kuri hoteli kandi atari bagomba gutanga amasoko, hari amahoteli yatsindiye amasoko ya leta. Twabonye nesa ibitabo byagiye bimara imyaka n'imyaniko ngo bari kwemeza ibishushanyo. Twabonye nesa yarahaye isoko abantu batujuje ibisabwa kandi harabujije ibisabwa bakombye kuritsindira. Umuntu akakubwira ngo hari ibyo ntari nuzuza ngo narapurayinze ngo ndimo ndabisaba, uri kumuha isoko uramuheye iki kirakwemeza se ko ibyo yahawe yasabye azabyemererwa agatangira kubikora kandi stili ataremererwa ibyo nyine aho ngaho ahita hazamo erega byonyine ugisobanura gutyo. Ngende nk'umuribu nahita ngushinja icyaha ndi umushinjacyaha nahita ngushinja ruswa kuko ntabwo wambwira ukuntu ibyo bintu byashobotse hatari mu ruswa. Icyo ni icyambi. Umuntu arakoze umwaka urarangiye ari gukorera ku byangombwa bituzuye ngo yarapurayinze ngo arabitegereje, ubwo niki ko bazamwemerera cyangwa ko yuzuje ibisabwa nyine bazabimuha, deja aho ngaho haba harimo ruswa. Sibyo kuba harimo ruswa yamuha hajemo bo ashobora kuba wenda atari ruswa y'agafaranga hajemo ikene wabo kandi ikene wabo nayo ni ruswa. Urumva ibyo rero ugomba kubihanirwa nk'umuntu wakoze icyo cyaha. Nk'uwo rwose ntiyagakwiye gusohoka hariya mu nteko ishinga amategeko, yagakwiye kuza rwose bashyiraho ipingu bamujyana RIB ikagenza icyaha igashyikirije ubugenzacyaha, ubundi tukamubona ubushinjacyaha preto, ubundi tukamubona ari kuburana ku cyo cyaha cya ruswa ari kubisobanura. Urambwira ngo wahaye umuntu isoko ngo yarapurayinze ngo ategereje ngo ko yuzuza ibisa. None se urabona ngo intebe ngo zatwaye miliyoni 11 zitazangirika mu nyuma y'amezi 7 muri cya kigo cy'imiti twabonye mu myaka yashize abantu bagufata intebe akayiguha agaciro ka miliyoni 2 n'igikombe ibasi. Arya modoka muri Arabiye ngo yanywaga litiro 300 ku munsi, ariko yajyaga Mombasa oya mu ijuru. Urumva noneho ukareba ibintu abantu bavuga, noneho wakwibaza ko ibintu bitavuzwe rimwe bitavuzwe bwa nyuma, aho pake ntiyakagombye kongererwa n'izindi mbaraga zirenze zifite uyu munsi. Njye narababwiye nti hari igihe kizagera abanyarwanda ibyo ari byo byose bazima basobanukirwe ko gukorera leta ari nko gukorera urugo rwawe, kuko nicyo kintu cyonyine ubona gikwiye. Niba Depite Mwakwa Valence akubaza ngo ari inzu yawe wayubaka utyo, ubwo inzu itaramara umwaka umwe uko yubakiwe batishoboye igahirima cyangwa ikaba yashangutse gusaza igati nashangutse. Ariko kanija ibyo ibira bintu byo kubakira abantu njya mbihuza no gusana imihanda rimwe na rimwe, bibuka ko ikintu kigomba gukorwa bazi ko ari ikintu kigiye kuba ikimwe cyo uzarebe we guhutiraho. Nk'umukuru w'igihugu yagiye gusura ahantu uzasanga imihanda ipyetuye buriya reka ngwereke umuhanda gusa igiti batagiteye irangi. Yes, reka ngwereke nk'uyu muhanda irangi igiti hari inzu y'umuturage y'u Rwanda uriya muhanda wa irangi baryujuje ibiti. Yes, uriya muhanda wa Kamembe Bugarama ntubona ko wananiranye. Buri mukuru w'igihugu avuze ngo ngiye gusura abaturage bo mu murenge wa Nyakabuye na Muganza wenda na Gitambi tuzahurira ku Mashyuza. Uriya muhanda wabugira ngo ni kaburimbo, nta wundi banyuramo uretse uwo. Oya uriya nyine uwundi banyuramo nabo basaba ibindi aho byoroshye nihe? Aho byoroshye n'urawanza wo kuva Kamembe nyine unyura mu Bugarama kuko ari gihe bamuhinyuza handi kugira uriya wundi harya unyura mu mashesha na mibirizi ibiti niwo mubirero wowe niwo mubi cyane no nibane kwibeshya. Rero impamvu nayo mbikubwiye nuko ngo nk'uwo wubatse inzu ngo bakazubakisha amatafari atagize atumye akaza bakamubaza ngo ari yawe wayubaka gutyo, koko ari yawe wayubaka gutyo. Buriya hari ikintu baba benda kumubaza ko ayo mafaranga baramuhaye ngo abikore, ahubwo aya mafaranga akayakoresha ibindi nabyo ushobora gusanga ari ibyo ku giti cye bimuri bunyunguze, akibuka kazabibazwa, yamara kwibuka ko azabibazwa agahita aza guhutiraho kugira ngo zanzu ngo zigire vuba bazigemo. Hano hari ikintu nanone muri park kibaho abantu bakwiye gutandukanya, hari ugukoresha amafaranga nabi, hari no kuyakoresha icyo atagenewe. Yego, ariko nuko bahita kuyakoresha nabi kuyakoresha nabi bawumva nabwo harimo kunonera.
nyine ni za icyo gihe mvugo ntabwo uhita umenya ngo umuntu yakoresheje gute, umuntu yaguze igikombe cya miliyoni 2. yego urumva ni ukuyakoresha nabi, bikitwa gukoresha amafaranga nabi, akagura igikombe cya miliyoni 2 aho kwitwa kunyereza. yego, noneho akishyura rwiyemeza guhemuka inshuro 3 yego kubera yuko yarangiza akaza akavuga ngo twaribeshye, noneho rwiyemezamirimo amafaranga akayabona akaryumaho, na wa wundi wabibonye nawe nta akabibona akaryumaho, bigategereza ko byerekanwa n'umugenzuzi w'imari. wose uri rwiyemeza guhemuka wayabona nturyume. ako kanija yo y'amafaranga gucitse ugiye kuyohereza nk'umuntu ukayamwohereza inshuro 2 ukamuhamagara akakurya sini, uhita uhamagara MTN, sibyo? Waega ati mwohereje inshuro 2 rwose amwe ni muyabana ndi muyamurekere, sibyo? kuko nagombaga kumuha wenda byari 5,000 ariko muhaye 10,000. uhita ubikora vuba vuba. Noneho urabibonye wohereje rwiyemeza guhemuka wa mugani wawe, umwohereje amafaranga inshuro 3 uryumyeho, nta bundi buryo buhari bwo kuyagaruza ngo waribeshye, ngo waribeshye kenshi. Noneho n'ibikoresho ukavuga niba ari kamera, ari isoko rya kamera 5, urumva ugasanga umuntu yaragombaga kubazanira kamera 5, yazanye kamera imwe mwandike 5. ubwo nabwo ngo waribeshye, kandi hari umuntu ushinzwe logistics, ushinzwe ibyo bikoresho. Hari n'igihe usanga muri icyo kigo hari internal auditor, uwa bari baringa ntabwo bazikurikiza, bazikurikiza ntabwo ibyabo. Wivuga ngo ntabwo bazikurikiza, ahubwo bahita bakora akazu kabo bantu. Hari ushinzwe logistique, hari uwo mwediteri wabo, hari n'umuyobozi w'icyo kigo. Umunyamategeko we baramuheza, kuko umunyamategeko nta nubwo ahagera, kuko nanone kurya kunyereza ayo mafaranga ntabwo byashoboka abo bantu batakoranye. Ugasinya kontra umunyamategeko w'ikigo uhembwa buri kwezi atayinyujemo amaso atanayizi, ukazamwohereza kuburana urubanza, umuntu yanagukubita ubundi nuko gukubita hari itacyemera. ahubwo abanyamategeko b'ibyo bigo ariko se Kalija baramuhamagaye ngo ujya kuburana urubanza atazi aho mwasinya amasezerano kandi ari ushinzwe kureba amasezerano, atanazi bikubiye muri amasezerano, umuhamagaye ngo ajye kuburana urubanza. Urumva ibyo bintu tuba ni bindi ukora icyaha, wamara gukora icyaha ukabwira umunyamategeko rero nagikoze, ariko tugomba kuburana duhakana. Kuburana Rwandanzi, nukuburana Rwandanzi, uko kujya kuburana nabwo nukongera gutanga amafaranga nanone yongera kuri yandi mwitango yakoresheje nabi. Akose harubwa ari gutanga rega aya abaturage, no harubwa ari gutanga yanjye ari gutanga aya wari gutanga nayo ndi, ariko amafaranga agombye kujya atangwa n'uriya muntu. Nibyo ari kukubwira, aba bantu usanga banafite imitungo, hari ibyo usanga hano umwanditsi ahubwo wamuzirika ukibaza ahembwa niba ajya mu gihuru. Voilà. Ibyo byose ukamubika hari amageragere kugeza igihe azabona ko ari ngombwa akakora akayasubiza. Aba bantu bakwiye no gufungwa nta dosiye, kuko uyu muntu ukwiye kujya nta dosiye ni ukumugiye byana yo gusa. Wowe ndagufunze wanyereje miliyari 5 uzavamo hano uziza, ariko bashobora banyereka rimwe mukanika babana. Mu gikurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Torinsu uzi ko izi design nzizi mu mijyi ikomeye yo za Singapore ina natwe dusigaye dufite abahanga muri finishing. Ndabibona rwose. Ntubonere ibuye n'aya marangi. Yego. Aya mabengeza tuyakesha Home Finishing Company Limited. Basirimuye u Rwanda pe.
Home Finishing Company Limited, inzobere mu kongerera agaciro inyubako kubera finisage itagira ukwisa. Bakugira inama ku ibuye cyangwa irangi bikwiye inzu yawe, maze abafundi babo b'abahanga bakayiryoshya. Aya mabuye ya design n'aya marangi kimwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi biha agaciro aho mutuye n'aho mukorera, ni mu bigure ku giciro cyiza muri Kenkayeri Home Finishing Company Limited, mu karere ka Gasabo, batsinda hafi ya gare imbere y'umusigiti. Telefone yo ni 0788 62 19 Home Finishing Company Limited. ejo bundi muri Rwanda Revenue hari urubanza bari kuburana, ngire ngo baburana uyu munsi, baruburanye no mu cyumweru gishize kwa gatanu, muri kino cyumweru rwa miliyari magana. Yes, magana kuvuga bavuga ariko wazitse neza. Abo bantu uzi ngo bakoze iki? Bagiye babona refund kuri company za Baringa. Nuvuga ngo umuntu ngo yafunguye company 301 niba atari na 11 za Baringa. Noneho byari n'inyamabwira ngo umuntu azakomeza kwandika amakampani gusa. Noneho ukibaza ngo uriya muntu wo muri RDB wowe Clement niba no gusura hari inkuru kayijabo yasomye ku munsi kuwa gatanu, ndatekereza ariko wa gatanu, asomamo ngo abashinzwe iperereza ry'imari, ntabwo ndi kwibuka neza. Irahari icyo kigo kirahari ndabizi ko gihari. None urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Yego, ni umunyasenegali nawe udasobanura inkomoko ya miliyoni 100. None urumva urwo rwego rurahari rurakora, ariko ntabwo rwabonye ko Ndayisenga Clement wari ufite simukadi ye yinjizaga 120. Ndayisenga Clement mu kwezi kwa gatanu yari umuntu uraho winjiza 120. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ukurikiyeho afunguye company, mu kwa gatanu afunguye indi company, mu kundi kwa karindwi afunguye indi company. Ku mazina agenda afata amazina y'abantu akayabatwerera no. Oya nyine ubwo ndi kukureba wowe muri company 300. Ndi kukureba nka Ndayisenga bari kukubona kuri gufungura company zivuka nk'ibihumyo cyangwa ibyobo biterwa n'uvuga cyangwa imegeri. Imegeri n'izabari nyinshi rimwe mu mwaka buretse wo ibihumyo bwo nibyo bisa kenshi byane by'ibitubura. Ukabona kiri gupfunyuka ukabona gufungura company nk'ibyo bihumyo. Urumva urwo rwego kuki rutaza rukareba ngo Ndayisenga uri gufungura company ubutitsa ni mu ntoki, ahubwo se urwego rukwemerera gufungura izo company rw'ubwarwo. Oya ariko batari koperative kwishirane nicyo cyacyuho kiba muri RDB. Wenda bajya bavuga ngo banze gushyiraho ngo one stop center kubera icyo kintu nicyuho kiba bari bayishyizeho muri yanzu umu-engineer wubatse mu mazi yabubakiye hejuru y'amazi. Urumva icyo cyonyine nikikwereka ko icyuho kiri muri RDB cyo kubona Ndayisenga Clement yaje kwandikisha company, ntibakurikire ngo iyi company Ndayisenga Clement agiye yandikishe koko iri gukora ibyo yandikishirijwe. Erega Clement aracyarimo ibintu byinshi cyane. Iyo umuntu azi ko ari gukoresha amafaranga ataraye arayaya, njye mbyita kwaya arayaya nyina kabyara. Kanisha mu kanya aravuze ngo hari igihe abantu bazasobanukirwa ko bagomba gukorera leta nk'abikorera mu rugo. Ukurikije ibi tubona muri iyi mikorere mu nzego zitandukanye, hari icyizere Clement aba bantu reka nkubwire sibyo ibyo ari byo byose ntabwo simbiza, ariko ngereranyije n'ibihugu bimwe na bimwe nzi mu bijyanye n'imicungire y'amafaranga y'abaturage muri Afurika, ntekereza ko u Rwanda rushobora kuba rugerageza. Ni byandi mu nyakwigendera Marie Makira avuga ati twigeranye n'abantu bakora nabi. Ni byandi byo kuba ngo uwa mbere mu baswa. Oya ngo bagize ufite rimwe arayobora. Noneho ndavuga nti impamvu nayimvuze iyo nteruro nuko ibyo ari byo byose uko bagenda bazirika aba bantu. Uko bagenda babazirika. Nuko nyine mbona imbaraga zo kubazirika zikiri nkeya, hakeneye kongerwamo uruviri wa mugani mukazo bagakaza ku buryo uzajya uza gukorera leta wiyumvamo koko kuje gukorera abaturage, wabona binakunaniye ukavuga ataho kugira ngo banzirike reka ngende reka njye ayo nariye, cyangwa se niba arurya sima mukanya yamara kurya sima akarya umucanga, yamara kurya umucanga mukanya akarya godoro. Urumva ubwo arimo arubaka kaburimbo. Urumva bazanye sima 500 mu kagari wenda zo gufasha kubaka ubwiherero bw'abantu muri ako kagari,
ariko muri izo sima 500 300 isuzuye Kenya ati tuzakoresha 200. uri kubyumva ibyo bintu kandi uri umuyobozi w'akagari niwe wakagombye kubuterwa ishema nuko abaturage bereye umuyobozi muri ako kagari bose bafite ubwiherero ariko uraho ngaho. Ariko Clement hari n'ikindi kintu tutajya dusimbuka buri gihe turi kuvuga kuri ibi biganiro bya hano mu Rwanda. Uri buka ikintu cyo tuvuga ngo aba bantu bagera muri imyanya bate vetting sina vetting gusa uko ahenshi habarimo n'abantu bari incompetent abantu badashoboye rwose. Ejo bundi narabikubwiye hari ikiganiro iyo incompetence nyine iterwa naramubwiye Clement ngo umuntu avuye muri primaire we yahise abigira muri indi cadre wenda numva atavuye muri primaire arinza arengeza kaminuza adatsinze ikizamini na kimwe kitegurwa na ushobora no kugitsinda uretse nyine nkubwira vuba ibyo ukora uretse ushobora no kugitsinda nta kibazo banza unyumve po wajyamo banza nyine ariko idafitinga Clement wa muntu uwo muntu uramuteruye wenda no muri kaminuza kugira ngo atsinde ni kwa gutanga amafaranga akarija nkorera kati uze kunkorera ibi yagiye muri kaminuza ashaka n'urupapuro ntabwo ashaka guhumeka nicyo rero noneho uramufashe wowe kuko akazara gafite ngiye kugurugero wumva rega nkujyane muri football hari ikipe ngo hano mu Rwanda yigeze gukugura umusifuzi nabyumviye kuri radio nanjye ariko imaze kugura umusifuzi ngo baraza bakiniye Nyamirambo akavuga ati geramugwemo muri penalty ngo penalty turagira ngo penalty tutanaguyemo rero hari umuntu bamubwira ngo wowe banza wige ugere ku rwego rwa kaminuza ubundi akazi kezo uzakabona wamara kugenda wamusanga hahandi ukamubwira ngo nje gukosoza irangamimerere yanjye ifite ibibazo nibi ukamuhereza proof byose akabyakira akakubwira uti wenda nta kibazo ndabikosora wenda ni izina sibyo uje gukosoza izina babanditse nabo ubwabo banditse nabi isuko mu bindi byangombwa byo byose byanditse neza ariko mwirangamimerere yanditse nabi ujye kubikosoza n'ibintu byoroshye gukosora rwose niba ari kare nijabo yara ya Kigali ugashyiraho ya Rwanda no kundanga muntu yawe ufiteho kuri umugabo muri system afitemo kuri umugore noneho urumva kandi ura mugabo biragaragara akayirebwa Cecile wa mugabo mu majaruguru noneho wa muntu ukabimusigira akakubwira ngo ndabikosoye ejo ukabisanga kwa kundi ukanabimwandikira my friend kubikosora bikanga none se byoroshye ibigo byinshi bya leta birimo abantu bakora imenyereza mwuga ritarangira ntabyo kaneje abazi byinshi ariko Clement tugomba no kuba dufite ikibazo gisubira inyuma mu nteganyanyigisho n'imfashanyigisho kubera ko mu Rwanda dushyira imbere ibyo bintu byo mu ishuri tukibagirwa impano umuntu ashobora kuba yifitemo nk'ubu reka ngo urugero dufite abaganga benshi bahindutse abanyapolitike ntubazi barahari benshi dufite abanyapolitike benshi bari kuba abacuruzi beza dufite abacuruzi bari kuba abasirikare bazima iyo bimenya mbere ibyo rero byose biragenda bikagonganira no muri bya bintu byo gufata n'abantu badashoboye hari umuntu ubushoboye ariko adashobotse hari n'ubashobotse ariko adashoboye hari n'abadashoboye batanashobotse byombi reka ntware kano kana ngo nakiwacu ngo ngashyiremo hariya ibyo byose nari nkubwiye ibyo by'imenyereza mwuga ritarangira hari ibigo bya leta byinshi wajyayo ugasanga umuntu amaze imyaka 5 akora ari muri imenyereza mwuga kandi ubundi itarenze amezi 5 ushatse wahera no kuri RBA yego nukuvuga ngo umuntu akaba uzi ko wari umukozi umwumva buri munsi umuntu abyuka mu gitondo ajyayo bamu utundi tuntu utamenya ngo batuva hehe twamfuniriyo mu masogisi nta konti agira nta bwiteganyirize kandi uramwumva wenda kuri radio ukagira ngo ni umukozi ubwo n'urugero atanze ariko naho bibayo n'ahandi mu bindi bigo ugasanga uwari igisurazo ukore kandi umuntu ahembwe usubiye inyuma nibyo nanjye kukubwira ngo usubiye inyuma usanga wa mushahara wa wundi ukora rya imenyereza mwuga ritarangira usoka ariko ugasohokera kuri konti y'undi muntu hari utuntu oya no gusohoka bakomeza kukuha aho ngaho bakajya bakubita utuntu twa motivation nyine urasohoka ntabwo batumugenda urumva hanyuma nawe kuko nta ndi mahita mufite nta nahandi uri bujye iwanyu bakabazi ko ngo afite akazi ngo keza ngo ahanga muri ministeri mu kigo cya leta cyiza umwana bakajya bavuga ati cyabaye ingona no kumwumva nta kimuvaho ariko nuvuga ngo rero ibyo bintu byose mu gihe bihari mu gihe umuntu aba ari mu mwanya rwose urebye na hamwe uko bigira ukuntu ajyamo n'ukuntu yisanga rimwe na rimwe n'intera irimo yo gusimbuka rimwe ibyo biza bitanga nyine umuntu yari mwarimu nteko re primaire ariko kubera ko ejo tumusanze mu nteko
bibaza iyo ntera nyine umusanze mu nteko kubera ko byibuze sina diregiteri ntaribi erega ubundi mbere yuko aba mwarimu muri primaire yari yarize kuba mwarimu muri primaire kuko rega wa mugani abenshi usanga baba barize ibifitanye isano umva keremasha abenshi ibize uburezi rega kwiga uburezi bitangiye kuza ubu ngubu mutangiye kubigira professionnel cyane mushyiraho za normal primaire zahozeho ya normal nubundi TTC zahozeho na nakera ahubwo kubona umwarimu wiga normal primaire nyine niyo izo zahozeho nubundi kubona umwarimu wigisha gatarize muri normal primaire byabaga bigoye ahubwo kubera covid-19 byatumye hazamo nabandi batizo bwa burezi nicyo navugaga ariko ni icyuho kuko nta nabandi noneho nkaho ngaho rega twagomye no kubishima uko banajemo iyo tajya no kuza ubwabyo twari kuba dushyizemo abantu nibyo turacyemporta bo muri Zimbabwe buretse gato ntabwo ndarangiza igitekerezo cyanjye urumva wa mwarimu yaje nubundi ntabwo yize kwigisha yisanze aho ngaho yigisha arigize atya byenku yisanze mu nteko nuko yisanze yigisha uvuye mu gitifu w'akagari umuvandimwe yanjye yari yarize hege gitifu w'akagari yisanze mu nteko ishinga amategeko uzakora ikintu ugera mu nteko no kumenya ubusanzwe ukurikira ibintu bibera mu gihugu ubwabyo umeze nk'aho uba mu cyawe cy'uburezi byanze bikunze niyo transition igihe uzajya gufatisha azaba ari bwo ugiye kurangiza manda zawe hari bizaba nka za manda harya ni mu Burundi ni muri Kongo umuperezida yavuze ngo urabona ndayishimiye nibwo amaze kubimenya ngo urabona yarari kwiga ngo manda ya mbere ntari ndi gukora ibi iya kabiri yarari kwiga avuye ku ishuri ariko ku ruhande rumwe wabyumva kuko nta ishuri ryigisha kuba perezida hari ishuri ryigisha kuba perezida se nta mwumva yigiye none se muri experience agomba kwigira erega hari ibintu twigira mu kazi my friend hari akazi umenya uko akageze ibyo se niyo yakubwiye kuyobora abarundi birakomeye ntiyarabizi ejo bundi ntawe ukubwiye ngo iyo mbimenya ngo sinari kuba perezida Trump Trump arabecha maze ko ciciro 50 ari umuntu wo mu gishyaka ritavuga rumwe navuze ko bazirenga icyo maze tunesha ariko numvise Trump nawe sinyimwize ariko noneho ibyo ngibyo muri rusange hari akazi ngewe nemera ko ushobora kukiga karimo ariko hariya biragoye karanisha kuba perezida oya mu nteko hoya wagombye kujya ufite maturité politique narimvuze kuba perezida urwego runaka rw'ibintu wanyuzemo n'ubwo bumenyi unakurikira imigabo n'imigambi oya nose ntiwibuka umuvandimwe wigeze avuga ngo ariko nguzo ndege zitagira abapilote ngo n'abapilote b'abanyarwanda bashomye ngo drone kuki mutunga indege zitagira abapilote kandi ufite abapilote bashomye mu nteko my dear oya ngo uyumva icyo gitekerezo wenda impamvu twa duteruye n'ingingo nuko wenda basoje ibyo bikorwa byo kubabariza mu ruhame muri rusange n'abanyarwanda ntabwo twari twanasobanukirwa ko dufite ubutumire buhoraho bwo kujya mu nteko tukanabikurikirana ubwabyo ntitubibwire ukanabaza waba ukeneye noneho ko byumviswe kenshi byaravuzwe kenshi nibyo turavuga si ubwa mbere bivuzwe noneho ubona Karinijabo dusoza niki cyakorwa kugira ngo turenge ibyo turi kuvuga uyu munsi icya mbere ni uguhindura imyumvire mbere na mbere ku bantu bari mu nzego za leta bava muri twebwe n'ibyo ariko n'uburere umuntu aba yarahawe nabwo ubwabwo bushobora no kumuherekeza nubwo yaba nta experience afite nk'uko twabivugaga ariko akavuga ati ikidakwiriye ninkibona nzakivuga ariko ubu ngubu dusigaye turirimba ngo ibidakwiriye nimbibona nzaceceka kuko noneho uribaza uwo muntu kutumubona mu rugo ameze neza ibintu bye biri ordre kwagera hariya akaba undi muntu ikindi ariko hazamo na bya bindi byo kudakorana aho usanga umuntu yirirwa akora undi kutiteranya se hana ntiteranya mu banyarwanda turacyafitemo ibintu nk'ibyo ngibyo azifu ntabwo turamenya ko inyungu z'igihugu ari common interest ni inyungu rusange yego ni inyungu turacyazirebera ku kuba Clement nindamuka ngaragaje ko yanyweye mazuti ingana gutya bishobora kungiraho ingaruka mu kazi ariko bikatugaragarira imbere iyo mugeze muri parke umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yarabinyuzemo none se abantu ko babona ikibazo inzego zikabona ikibazo rumwe ebyiri eshatu enye eshanu zifite aho zihuriye buri rumwe rukajya rureba urundi rukareba urundi bagategereza ngo uzafate iya mbere Clement iyo urebye ariko ubwo ngewe nakurikiranaga parke cyane yayo nakurikiranye ni aba Nkusi Juvenal ndibuka ko ari n'igihe nigeze mutumira mubaza we wari umushinjacyaha na Obadi ya Biraro wari umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ariko iyo urebye umuvuduko byariho bigenda bigabanuka kuko niba umujyi wa Kigali uri kwiregura gusa ku modoka kandi ukavuga ko nta yindi yo kwigereranya nawe ufite
uyu munsi witwa rege tukaba tutaramubonye birashoboka ko nawe si ko ari shyashya ntabwo ari uko ari shyashya ariko birashoboka ko ahubwo wanzi yasenga yumva uyu munsi muvandimwe wawe witwa Wasake tukaba nawe tutaramubonye birashoboka ko abo bavandimwe babiri uvuze rega baravukana nta rege nta Wasake bose ni abavandimwe byahoze ari reko rwaswa urumva noneho ariko ikibazo ubundi gikomeye ni kiriya cya ndabamenye umuntu uza umwaka washize akavusubiramo bimwe akabeshya yego beshya bimwe noneho akagira ngo ababeshya baribagiwe ukabeshya umuntu wo kuri feed akavuga ati rwose ntabwo byari byuzura inzu yaruzuye ati yaruzuye babaza ati uya turi muri finissage ngo ariko nubundi nanjye nibyo navugaga umuntu azaza umugabo mwiza wambaye neza umuntu umeze neza bize bakuteri bafite ubwenge ukibaza ibintu ari kuvuga hari ibisubizo batanga hariya ni no ariko umuntu ugira ku rwego rwo gusubiza ubusa hariya akavuga ati abana bari kundeba ndabizi mu rugo niki hari ikindi kintu wenda umuntu agakwiye kubareba ashobora gusubiza ubusa ku kazi ko ntawe uri bubimubaze urumva hati bundi se mwebwe ngo pake nyine bayifashe nka ya ntare itagira amenyo oya ahubwo nimwibeshye umenya ko nta menyo igira iri inyuma ya Madrid nyine Alex yaravuze ngo ko ntacyo uri mu Rwanda none se gutuza kumbwira ngo wowe uravuze ngo inzu ngo irubatswe umwaka ushize yarubakwaga iracyari muri finissage n'uyu nguru erega bavuze ko yubatse atarimo amafi ntabwo ari ndabamenye uri kuri field wubatse swat ashobora kuba yahawe raporo atageze kuri tele nabwo kujya kudefanda ibintu utazi ni weakness ariko ibaze kuntu ndabamenye yaje ari umuyobozi wa RAB umwaka ushize akaza avuga ngo yaruzuye abantu bakamunyomoza we Dr Ndabamenye na Dr Ndayisenga noneho wamusimbuye w'agateganyo uyobora RAB akagaruka nanone kwisobanura kuri cya kibazo wari umuyobozi w'ubu ngo ari n'umuyobozi we muri ministeri n'ubundi bisobanura ko kandi nanone kitararangiye bakavuga ibintu bimwe kandi amafaranga ahari urumva nyine icyo ngena ngiye kuvuga Alex nuko hari igihe abantu gufata ibintu bakubwiye muri raporo nawe utanajya kuri tele cyangwa se utanabajije ngo ubazete bigeze kugira ngo umbaza mbe clear cyangwa se ukagera kuri tele ukavuga ati nyakuba president wa park tuvuyeyo Nyamagabe barimo barasiga amarangi ku buryo n'uwo yakoherezayo bari muri park ako kanya simbuka ndebere koko bari gusiga amarangi yajyana live akabibona abereka mufundi ati rwose hakenewe rero n'integanyanyigisho hari bikazahira no mu bato kugira ngo tumenye yuko gukorera igihugu atari ukukiba erega kuko wakiba utakiba ntiwamara igihugu ntiwakimara ari isomo ubu ngubu sinzi basigaye baryiga muri social study ahari twe twigaga bitaga education physique civisme sibyo iryo somo niryo ryagukundishaga igihugu rwose ukumva igihugu ni cyawe civile ariko ikibazo tugira nanone byo kwiga mpise nibuka ko abana tunigisha bareba ibyo dukora twebwe niba uzaba ari mwarimu nyine ari wowe urya rambere nyinshi ku kigo warazimaze bose ari we biga baganira usamwigisha civisme ayifata umwana ari kubibona neza kuri directeur wiba ibiryo bakariye uri kubigisha amavuta warayagurishije na kawunga n'ibishyimbo tuvuge ko wa mwana yigisha iyo civisme azayifata urabyibuka twiga ko twanihingaga n'utwo dusoya uretse ko ntamenye aho amafaranga yabyo yajyaga ariko twarazihingaga tugasarura bakatubwira ko muri secondaire twebwe aho ariko Alex reka ibyo ngibyo byari no mu nyungu zawe no kumenya guhinga no kumenya uburyo soya ishobora gukura no kumenya akamaro ka soya mwaguri kwiharika icyo yego no kumenya akamaro ka soya urumva icyo se no kwita izina ubwaryo umwana mu kinyarwanda abana ntabwo biharika se urumva kubigisha kumenya nyine no guhinga kumenya ngo soya zagiye he byo wenda utangiye kubitekereza ubu ariko n'ubu ngubu se ku ishuri nari umwana batuma ngo uzane imfashanyigisho yitwa ibishyimbo akazana ikibo cy'ibishyimbo mwarimu akagira cyane rwose imfashanyigisho rwose haragahungu kanjye kigeze kumbwira kabaga kwa nyirakuru ngo babatumye ngo mwarimu babatumye imyumbati nyine kanteraga story ngo ze ngo nari kujyana imyumbati ngo twebwe ngo ubugari ngo tukazaburyamo iki ngo ntayo najyanye hanyuma rero ikindi ubwo abantu bagombye kureka kubaho nk'abacanshuro niba hari ibyo ukora neza iwawe mu rugo uri intangarugero wagombye no kubijyana mu kazi kuko bajya kugutora barebye ko ubikora neza iwawe cyangwa se nugera mu kazi kuko hari n'igihe uba wiyaminiya ugasanga y'ibishyitsi wagera mu kazi ugasanga y'ibishyitsi imitego niba ubona izo nguri
byananirana niyo mitego kuyitegura aho gukora akazi ukiri gutegura ya mitego yamanitse cyangwa se ukabwira wakwa pointinze ukamubwira uti rero nyakubahwa imitego ndabona ari myinshi iruta akazi kubera ko n'ubundi wanga kuvamo amaherezo ukava muri ofisi ujya epfiriye se ntitwakoya yangayera twoyayo kabisa ariko mwebwe babashyiramo mwabishobora wakora urwaho ruhare byakunanira ukego mu byo nshoboye hari ibyo nakwemera kujyamo ariko hari wowe uhamagara akitaba hose reka ngushimire Jean de Dieu Kanisha umusanzu watanze muri kiganiro urakoze cyane reka ngushimire Alex nawe wigenera nawe urakoze Ndayisenga reka dushimire nawe twabanye nanjye nitwa Clement Ndayisenga. buri gihe uko usoje imirimo iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha serivisi za 5 stars waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje mwifuza gukora inama zaba iz'akazi inama y'ubukwe aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi aho gukinira biyari kandi zirenze imwe ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gare y'Abatsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda.